mwiriwe. Twakomeje kuri channel yacu y'ubwenge cyane, twakomeje mu biganiro bicukumbuye bijyanye na siyanse kandi zifite ibimenyetso cyangwa zifite proof and what bifite ibimenyetso cyangwa se ibiziriti. Nkuko twabivuze kandi twabyiyemeje, twagarutse umunsi tugiye gukora ku kiganiro cy'ubushakashatsi kijyanye n'ubuzima cyangwa n'imibereho y'abantu bukomeye cyane, ubuzima bw'amabanga cyane, ariko buba ku bantu ugasanga kenshi bahuye n'ikibazo, akenshi ntibisanze muri sosiyete, bariheje cyangwa bakumva ko ari ibicibwa, ntibiyakire muri sosiyete, umuryango w'abandi bantu, kandi mu by'ukuri ikibazo bafite ari ubumuga cyangwa se uburwayi bushobora kuvurwa bugakira. Uyu munsi turagaruka ku ndwara yitwa hermaphrodite cyangwa se ikinyabibiri. Ese waba uri ikinyabibiri cyangwa hari waba uzi umuntu ufite ibitsina bibiri? Uyu munsi tugiye kubirebaho, turebe impamvu zibitera, turebe uko byakira. Karibu muze dukomezanye muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nk'uko hano tuyibona baratubwira ngo in humans cyangwa mu bantu terime yitwa hermaphrodite ntago bakikoresha cyane. Ubu ngubu basigaye bakoresha iyitwa intersex. Intersex bivuze umuntu ufite ibitsina bibiri, muri make afite igitsina cy'umugore akagira n'igitsina cy'umugabo. Ntago agira ibiri by'abagabo cyangwa ibitsina bibiri by'abagore, ahubwo uwo muntu afite igitsina cy'umugore akongera akagira n'igitsina cy'umugabo. Uwo muntu rero niwe twita intersex cyangwa se hermaphrodite mu gifaransa no mu cyongereza, cyangwa se bakongera bakavuga ko afite disorder of sex development, DSD, disorder of sex development. Hano bagakomeza dusobanurira ngo intersex individuals are those who are born with physical sex characteristics that do not fit typical definitions of male or female. N'abantu bavukana imyanya ndangagitsina idasobanutse neza, idahura neza n'iy'umugore fit male, kandi nihure neza n'iki n'iy'umugabo fit male, umugabo nor female. Ntago aba ari umugore nta nubwo ari umugabo, muri make aba akomfizinze cyangwa acanganye igitsina cye kiba gicanganye. Uwo muntu rero niwe twita hermaphrodite cyangwa intersex. Ibi rero ni ibintu bishobora gutuma umuntu aba ikinyabibiri cyangwa akaba hermaphrodite. Impamvu ya mbere turaje tuyisobanure neza, dore ngiyi. Iya kabiri ngiyi gonads, iya gatatu sex hormones cyangwa imisemburo, turaje tuyisobanure, and genitals rero turaje tubivugeho. Ikintu cya mbere twagukangurira ni ukugumana natwe kugeza iyi video irangiye, umenye impamvu zitera umuntu kuba yaba ikinyabibiri. Ese biza ryari? Ese wabwirwa n'iki ko umwana wawe cyangwa inshuti yawe cyangwa umuvandimwe wawe ari ikinyabibiri? Ese byakira gute? Byose turaje tubikurikirane, komezanya natwe kugeza video irangiye. Impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu aba ikinyabibiri niyo bita chromosome variation. Mwese abagerageje guca mu ishuri mwagiye mubyigaho yuko umuntu uko avuka cyangwa se uturemangingo ndangasano twitwa ADN umuntu avukana n'utwo akura ku babyeyi be, yaba se na nyina, bombi bagenda bamuha 50% bya papa we, na nyina akamuha 50%. Kuri utwo turemangingo ndangasano twa tundi dutuma wenda uba muremure, ukaba igikara se, ukaba inzobe, ukaba mugufi, ukananuka se cyangwa ukabyibuha, ukagira amaso
y'ubururu, amaso y'umweru, ukaba waba nyamweru, hari tumwe wabuzemo, ibintu nk'ibyo abantu bize barabizi. Ariko uturemangingo rero cyangwa se koromozome zituma umuntu aba umugore ziba ari ebyiri, ni X na X, ziba ari X na X ebyiri. Umuntu aba umugabo ni X na Y, ni koromozome cyangwa se ni utwo turemangingo ndangasano twitwa DNA, mbese tuba twirundiye hamwe tukakora koromozome. Hakaba koromozome yitwa X, hakaba na koromozome yitwa Y. X yahura na X, icyo gihe umugabo yatanze X yagiye gutera inda cyangwa intanga yizanye, koromozome ya X igahura n'igi ry'umugore cyangwa intanga y'umugore nayo ifite X, icyo gihe havuka umukobwa. Noneho uyu mugabo intanga ye ngabo izanye koromozome yitwa Y igahura n'igi cyangwa intanga y'umugore yo buri gihe ifite koromozome yitwa X, icyo gihe babyara umuhungu cyangwa se igitsina gabo. Hanyuma rero ibyo bitagenze neza gutyo, niho ushobora gusanga havutse umuntu ufite ibitsina bibiri, nk'iyo umugabo yibeshye akarekura X na Y zikazira rimwe, intanga ye muri make iba yaje itameze neza, ifite ikibazo, igahura n'iy'umugore wenda yo ari nzima, ugasanga umwana uvutse afite koromozome 3 zigena igitsina X na Y. Icyo gihe azaba afite indwara yitwa Klinefelter syndrome, nayo akaba ari ubumuga avukana. Icyo gihe ntiyabyara, nawe afite ikibazo cy'ibitsina bidasobanutse. Hanyuma hari n'igihe rero haboneka XO, bivuze ngo iyi nitwa Turner syndrome. ni igihe umwana wavutse cyangwa se umwana wakozwe afite koromozome imwe yonyine igena igitsina aho kugira ebyiri. Twabonye ko buri muntu agira koromozome ebyiri zigena igitsina, harimo yitwa X harimo n'iyitwa Y. Iyo zihuje ari X ebyiri bigakora umwana cyangwa umuntu w'umugabo w'igitsina gore, zahura ari X na Y zigakora umuntu w'igitsina gabo. Noneho rero hari igihe umugabo ndaba yatanze intanga zidafite koromozome, ikaza irimo ubusa igahura na X yo mu mugore muri ovire, ugasanga bitanze umwana utuzuye, muri make ufite ubumuga, ufite intanga uturemangingo ndangasano tujyanye n'ibitsina tutuzuye. Cyangwa se umugore akaba ari we warekuye ovire ifite icyo kibazo, hakaza X ivuye ku mugabo ku ntangangabo, hanyuma bigakora umwana ufite ikibazo utuzuye. Ibyo rero iyo habaye ikibazo nk'icyo akavuka umuntu ufite ubumuga, nibyo twita chromosome variations, cyangwa se ashobora kuba byatewe n'ikibazo cyitwa gene mutations. Nyine harabayeho impinduka mu turemangingo ndangasano DNA, ibintu nk'ibyo bijyanye n'amasano y'abantu cyangwa heredity. Hanyuma impamvu ya kabiri ishobora gutuma umuntu avukana ibitsina birenze kimwe, bibiri bitandukanye, haba icy'umugore haba n'icy'umugabo, impamvu ya kabiri niyo twita genitalia. Genitalia ni iki? Ni ya myanya y'inyuma iriya ubona ngo igitsina gabo, ngo igitsina gore, kiriya cy'inyuma nyine wanakoraho, kiriya kigira ubushake cy'inyuma, nicyo twita genitals. Hanyuma rero hano baratubwira ngo intersex cyangwa umuntu w'ikinyabibiri ashobora kugira imyanya ndangagitsina y'inyuma iri external exterior idasobanutse neza, ko kuba twamwita umugabo cyangwa se umugore, akavuka utamenya ngo ni umuhungu cyangwa ni umukobwa urebeye ku gitsina cye. Muri make igitsina cye kidasobanutse nk'uko hano turimo tuyibona ku mafoto. Urabona nk'uyu mwana nk'aha ngaha barimo barekana iki gitsina, ntago wamenya ngo ni urabona harimo icy'umugore, ariko habamo n'akandi kantu gashaka kugaragaza ko ari nk'igitsina gabo kirimo hano.
kirimo imbere nanone nk'uko tubibona. Hanyuma rero reka dukomeze. Impamvu ya kabiri twayibonye muri make ni ukuvuka umwana afite igitsina kidasobanutse utamenya ngo ni umuhungu cyangwa ni umukobwa. Impamvu ya gatatu niyo bita gonadal differences. Hano twibutsa abadukurikiye ko gonadi ni ahantu intanga zikorerwa. Gonadi ni ama organe cyangwa ibice by'umubiri intanga zikorerwamo. Intanga cyangwa se gamete aho zikorerwa niyo twita gonadi. Umugore rero agira gonadi, organe ikora intanga yitwa ovary. Hanyuma umugabo organe yikora intanga ikitwa testis. Murazizi nyine testes, ubwo ni ebyiri ziba ziri inyuma nyine z'udusabo tw'intanga tubiri tumeze nk'utuzeru, muratuzi ku bagabo. Hanyuma ku bagore ho zitwa ovaries, nazo ziba ari ebyiri ariko we zikaba mu nda, ntabwo ziba hanze, ziba imbere mu mubiri ku mugore cyangwa se ku gitsina gore. Hanyuma rero reka turebe ko hano tubibona nk'uko mubibona kuri iyi foto. Uvuze ngo uyu ni umugore, izi ni za ovary cyangwa se overe, ziba zirimo imbere mu mubiri. Iyi ni uterus, iyi ni uterus, fallopian tube cyangwa se oviduct, aha ni vagina, aha ni cervix. Nyine nuko tutabijya detail cyane ariko biba birimo imbere mu mubiri w'umugore. Hanyuma rero hano ikibazo gishobora kubaho, umuntu ashobora kuvukana hano ikibazo gishobora kubaho, umuntu ashobora kuvukana wenda ovaries na testis icyarimwe, akavukana twa dusabo tw'intanga tw'abagabo tugaragara inyuma, akavukana n'iki na nyababyeyi cyangwa se ovaries mo imbere, mbese akaba afite n'imibiri cyangwa igice cy'imyororokere cy'umugore nacyo akaba gifitemo imbere ye mu mubiri we, ariko akagira n'iki n'udusabo tw'intanga inyuma. Hano mbibutsa ko hari ikiganiro cyaciye kuri Afrimax TV mwakurikira cy'umugabo watabazaga avuga ko ajya mu mihango kandi ari umuntu w'umugabo, bivuze ngo nawe yari afite icyo kibazo cya gonadal difference cyo kuba afite imyanya ijyanye no kubyara y'abagore akaba ayifite kandi ari n'umugabo. Bivuze ngo yari afite aba afite ovaries mu mubiri we kandi akaba afite n'udusabo tw'intanga. Icyo gihe rero ibyo bintu bizatuma umuntu naho aba ikinyabibiri. Hano niyo batubwira ngo umuntu yashobora none kugira wenda ovaries akaba zifitemo imbere ariko wamureba inyuma ukabona ni umugabo, cyangwa se akagira testis, twa dusabo tw'intanga tw'abagabo, ariko wamureba inyuma ugasanga ni umugore physically cyangwa imiterere ni umugore. Icyo gihe rero nibyo hano barimo basobanura ngo iyo afite nk'uko twaze tubivuga ngo hano iyo afite ovaries na testis icyarimwe, afite ubugabo n'ubugore icyarimwe, icyo gihe aba afite indwara yitwa ovotesticular. Ovotesticular ni ngo aba afite ovary na testis icyarimwe. Ovotesticular niyo ndwara aba afite cyane, ubwo bumuga aba afite, ariko bishobora kuvurwa. Ubwo tugiye ku mpamvu ya kane yatuma umuntu aba ikinyabibiri, iyo bita hormono cyangwa se hormonal variations, guhindagurika kw'imisemburo y'umubiri. Hormones cyangwa hormone ni imisemburo y'umubiri. Banga imisemburo y'umubiri ishinzwe kororoka hari igihe ihindagurika bigateza ikibazo ku mubiri w'umuntu. Urugero hano baratubwira ngo ubundi mu busanzwe umugore afite imisemburo mikeya y'abagabo yitwa testosterone, hanyuma n'umugabo akagira imisemburo mikeya ya kigore ariko mike cyane yitwa estrogene. Hanyuma rero nk'aha ngaha ho bishobora kuzamo ikibazo, ugasanga umugore afite imisemburo myinshi ya kigabo, ugasanga aribwo
ngo yagira nk'ikibazo akaba yamera ubwoya bwinshi, akaba yazana ubwanwa n'impwempwe, akaba yagira ibiki, amabere ntamere kandi uwo muntu ari umugore yarakuze mubona ari umukobwa, ariko yagera mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu akaba yahinduka akabona atangiye kuba umugabo. Ibyo rero biba bitewe n'iki? N'imisemburo y'umubiri ijyanye n'imyororokere. Umugabo nawe akaba yageze igihe nk'imyaka 14 mwabonaga ari umuhungu n'igitsina byose ari umuhungu nta kibazo, ariko agatangira kuzana amabere y'abagore, mbese ugasanga igihe cyo yakagiye mu bugimbi ngabo umusore ahubwo ahindutse inkumi. Icyo gihe rero ikinyabibiri kiba gitewe n'imisemburo, kandi ibi ngibi nibyo abantu benshi bamenya, kuko hari ibindi twagiye tubona ubundi bwoko bw'ibinyabibiri hari igihe biba bidasobanutse utabimenya, ariko hano ho biba bisobanutse. Uvuga ngo umuntu yari umuhungu agiye mu bugimbi n'ubwangavu cyangwa puberty ahise ahinduka umukobwa, icyo gihe igitsina cye kizaba gitandukanye n'uko agaragara inyuma. Impamvu ya gatanu ushobora gutera umuntu kuba ikinyabibiri ariyo bita identification and diagnosis. Identification and diagnosis, iyo ntabwo ari impamvu, ahubwo iyi ngiyi ni ukuntu byavurwa cyangwa ukuntu byasuzumwa, ukuntu hasuzuma uko umuntu ari ikinyabibiri cyangwa afite ibyo bibazo. Uvuga ngo hari igihe bitaboneka, cyari igihe biboneka umwana akivuka, nk'uko twagiye tubibona hari igihe umwana avukana ibitsina bidasobanutse, hari igihe bibonwa muri puberty cyangwa mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu, nk'uko tumaze kubibona ku misemburo. Iyo byatewe n'imisemburo umuntu ahindukira mu bugimbi n'ubwangavu hagati y'imyaka 9 na 15. Ngo n'igihe umuntu atamenya ko ari ikinyabibiri kuzageza akuze, mbese afite imyaka myinshi y'ubukure hejuru ya 20. Noneho ukuntu babisuzuma cyangwa diagnosis, bakora physical examinations, gusuzuma ibizami nyine biri physique, byaba kumukoraho byaba kumushyiraho ibyuma, bagasuzuma nyuma chromosome analysis, kureba za DNA ize niba ari XX cyangwa niba ari XY, bakamenya niba ari umugabo cyangwa umugore. Gusuzuma imisemburo ye bakamenya ngo imyinshi ni ya kigore cyangwa ni ya kigabo, no kuba bamucisha mu byuma cyangwa se za radiography ari byo twise image studies. Ko ni uburyo wasuzuma umuntu ko ari ikinyabibiri. Uzanga impamvu zitera ibinyabibiri twazibonye zigera muri 5, ubu ngubu tugera muri 4, tugeze ku buryo babisuzuma. None tugiye kureba uburyo babivura umuntu akaba muzima, akava muri icyo kibazo agakira, agashaka, mbese akaba muzima nk'abandi. Se bakivuza ryari? Umwana akivuka se, umuntu agiye gushaka, umwana agiye mu bugimbi n'ubwangavu yakivuza ryari? Byakira gute? Byagenda gute? Hano rero baratubwira ngo medical and social considerations. Kwa muganga no muri societe babifata gute? Uwo muntu bamufata gute? Cyangwa se bamukemurira ikibazo gute? Baratubwira ngo kera umuntu wavukanaga icyo kibazo cyangwa bikimugaragaraho ngo ahitaga abagwa, nibwo buryo buzwi cyane n'ubundi surgical, bakamubaga n'abafite ibitsina bibiri kimwe bakagikata, ubundi cyangwa se bakamutera imisemburo. Niba wenda kuba ikinyabibiri bye byaratewe na ya misemburo hano yabaye myinshi, wenda igatuma aba nk'umugabo kandi yari umugore, icyo gihe namutera imisemburo y'abagore myinshi azongera abe normal abe umugore. Hanyuma rero surgical cyangwa chirurgical ibijyanye n'ukuntu bakubaga ugakira, baratubwira ngo ubundi iyo ufite ibitsina bibiri, kimwe cyonyine nicyo kiba gikora neza cyangwa kiba gifite ubushobozi bwo kuba cyabyara, ikindi kiba ari nk'umurimbo, ari nk'umutako. Bivuze ngo icyo ngicyo kidakora bakibagaho
ugasigarana ikizima. Mubyumve neza mubikurikire, ntago ibitsina byombi umuntu afite ari bibiri ari ikinyabiri ntago byose bikora. Niba afite igitsina cy'abagabo ukagira n'icy'abagore ntago ariko byose bikora, ntago biba bingana, ntago biba binganya ubushobozi. Abakoramo kimwe rero, hitamo igikora, ikindi kidakora bakaba bakibaga bakahadoda neza, ubundi ubuzima bugakomeza. Nibyo twabonye surgical treatment, kumuvura bamubaze cyangwa se hormone treatment, kumuvura bamuteye imisemburo kugira ngo abe yagaragara nk'umugore cyangwa nk'umugabo, noneho bisobanuke. Noneho ariko ibyo ngibyo ntabwo bikigezweho, aho kuba umuntu bamubaga akiri umwana, ahubwo baramureka agakura ngo akazihitiramo igitsina ashaka. Bivuze ngo ahangaha barabijyanisha na bya bintu bigezweho mu burengerazuba bw'isi, Abanyaburayi n'Abanyamerika, ngo ko umuntu yihitiramo igitsina ashaka. Tubibutsa ko umuntu ashobora kwibagisha hari umugore agahinduka umugabo completely, ibyo bita transgender, ugahinduka nk'umugabo kandi wari umugore bakakubaga bakaguhindura, cyangwa se wari umugabo bakakubaga bakaguhindura umugore. Bivuze ngo naho hariho impamvu bashyigikiye ko ngo umuntu azajya abanza agakura ubundi akazahitamo icyo ashaka. Uba ufite ibitsina bibiri ukaba wahitamo uti njyewe nshaka kuguma ndi umugore cyangwa nshaka kuba umugabo, ukaba wabyihitiramo. Hano nicyo basobanura. Hanyuma rero social and legal aspect, ni gute mu mategeko umuntu yafashwa cyangwa se yakisanga nawe mu bandi muri sosiyete mu mategeko ashyigikiwe. Hano baravuga ngo abo bantu ba intersex cyangwa ibinyabiri bahura n'ibibazo byinshi byo stigma, kutisanga muri sosiyete cyangwa kato, guhura ibibazo by'amategeko bigendeye n'igitsina cyabo cyangwa agenda yabo n'ibindi nk'ibyo. Ngo ubuvugizi cyangwa advocacy ngo byaba byiza ko byabasapotinga n'ibindi nk'ibyo byo kubashyigikira nyine, kandi no kubaganiriza mukabumvisha ko batari bonyine, ko ibibazo bafite bishoboye ari ibintu bibaho kandi ko byavurwa bigakira byakemuka. Nk'uko hano twabonye muri no aspect ya 6 ivuga ko umuntu nk'uwo akenshi bamubaga cyangwa se bakamuvura bamuteye imisemburo bita hormone treatment, biterwa ndetse n'impamvu yamuteye icyo kibazo cyo kuba ikinyabibiri. Murakoze cyane, mukomeze kubana natwe, gukanda subscribe na like, ntimubyibagirwe kuko ni inkunga ikomeye ituma dukomeza gushakisha ibintu byinshi, amakuru yaba ya siyanse, yaba amakuru asanzwe muri biology, geography, mbese psychology, ibintu byose turi kumwe. Kandi aho mufite ikibazo cyangwa amatsiko hose muzajya mutwandikira muri komenti, tubashakireho amakuru asesuye kandi arambuye yakorewe ubushakashatsi n'ababishoboye n'ababizi kuturusha, hanyuma natwe tubashe kubasangiza ubumenyi twakuyemo